Kugira ubugambo. Oya. Nigeze mwibambatsaho. Ntumbwire. Basi mureke mbabwire. Oya buretse Jya kugira ngo buretse wikwivuza. Wanjye w'imfu. Mani kukiri inyamaswa. Nakora ubugome bwose bushoboka ariko naguca kwemera ku wafashe undi mwana ku ngufu. Nya Musaza wawe ndibabwira wabyumvisha ukuntu byagenze ngiye kugira ngo ngumanga ndi kubabangamira nakigendera kugira ngo munkuremo imfura yanjye pe bikamubwira sibyo wenda ngiye ibi bintu ntago numvaga nyine waramushinzeho sibyo ariko ibintu na papa agomba bimenye nimba yaragufatiranye. Ariko none ibintu ndabivuga ngo kimwe akabyarana. Papa Kevin yumviye inkuru ko ari bonyeca. Cyakora ababyeyi bacumura bicaye pe. Hanyanje. Oliva! Ishyano se ngo rinitabe. Oli! Ngo yatumutse. Oliva! Karame. Uratuma ndamase. Ngwino hano. Waje kwishinza ku mwana wanjye kugera gutera ndabigenza bite? Ntabwo nigeze mwishinzaho. Wagize ute? Vumvura se numve wagize ute? Ntabwo nigeze mwishinza. Wakoze iki? Mama Kevin gawareka musobanura ukuntu byagiye. Sobanura gira vuba. Ngiye Kevin yanseze nibereye muri salo araza ahita amfata nirura njyana. Wowe uri umuntu Kevin yafata ku ngufu? Cyangwa wanshikiye umwana? Ngiye mushuka. Utamushuka? Abantu bo mu cyaro ko muba mufite ubucakura. Ntabwo ngiye nigeze nshuka Kevin ni waje akamfata ku ngufu nirura njyana mu cyumba. Ubu nyine wakwije inkuru umusozi. Bamenya ko twite umwana w'umukire. Nta muntu nigeze mbibwira. Nta muntu wagize ute? Nukwido nta muntu wabibwiye. Kandi kubona usa n'uwabivuze. Nta muntu ubizi usibye Kevin na Grace bonyine. Ngize uwo mbyumvana. Uwo munwa nagira. Nawe ukuraho. Turumvikana. Yego. Wari kubona watwitira umwana wanjye. Niko. Tarakoreba mbese. Agira ngo nkubwire ngo ibyo ntabwo bishoboka. Urumva inkuru papa Kevin yayakira ate? Kumva ko twitiye umwana urumva yabyakira ate? Nese ningi wabyikoze ma. Ma. Nyaba yazana ni Kevin niwe waje akankura bino ngiye ntabwo mvuga ngo ngiye kumwishinza. So nufite. Sinongere kumva mvugiye umwana mu kanwa kawe. Turumvikana? Ntiwemerewe no kuvuga iryo zina. Ndagira ngo nkubwire ngo sinongere kumva izina ry'umwana wanjye mu kanwa kawe. Turumvikana? Mbese uko yereze ijisho rimwe nk'uwavushije nyirabuko. Warereza ijisho rimwe namaze gupfa. Basi. Nshaka kwitahira. Utaha ujya he? Utahana umwana wanjye wowe amaraso yanjye ukayajyana muri kiriya cyaro. Urava hari uko iyo ndamaze kuyikuzamo. Soni. Ndayikuramo. Turumvikana. Guhera isaha ntiwemerewe gusohoka, nta n'ikintu wemerewe gukora kugeza uwo mwana akuvuyemo. Ngo uzajya kunsebya wowe. Cyo kunsebereza umwana. Bose mbabara njye nitahire pe ntabwo naguma mu hano ngo mukanshakira. Ntaho ujya niko mvuze. Akira. Cyane. Uracyatuma se hari ibyo ngo bimanuke cyangwa ngo njye. Mve imbere gira vuba. Ibyo nkubwiye n'ibyo kandi ubyumve. Sorry. James imeze bite? Fresh nari bikabisa. Uracamo cyane n'amahoro. Ose James. Yo. Mbona iminsi iri kurushaho kugenda yirukanka. Ntacyo ndi kumubwira wa muganga muzima.
umwambura ngo uzagufasha gukora n'indabira Oliver. Ntabwo mbona nagufasha kwiki. Muki Bose nagufasha kwitera. Ujya kwitera ntabwo ari. James uvuze ngo iki? Ntabwo urumfasha. Ntabwo ndi bubikore. James nawe wanze uri kwikinira mani. Bro ujya kwitera ari mpari. Ntabwo wari uhari ko bavuze ugomba kumfasha kandi nzakwishyura. Iki kintu kiri risky cyane. Very risky kabisa. Nabitekerejeho mbona bigoye. Biragoye cyane. James mbara mani bisa n'imikino. Ibintu birakura hano mu rugo bose batangiye kubimenya. Nabuze majya n'amaza none ngo mana ngo iki. Uzwi ndamutse bize kuri papa nahita mpfa noneho kwahita umbura. Ibyo uvuga ndabyumva ariko uri kurengera inyungu zawe. Nanjye kandi ntabwo nkubwiye ngo uyikuremo bro. Ndakubwiye ngo narakubwiye ngo mfashe unshakire umuntu uyikuremo. Nigeze ngo uyikuremo. Hanyuma iyo bafashe umuntu nubwo babyita ubufatanya cyaho ubundi iyo bafashe umuntu warangiye umuntu ukuramo inda bigenda biti Keve icyo kintu igitekerezo nawe cyumve neza James so kwanga kugufasha so kwanga nsaza bro ntabwo ngene kwanga kugufasha okay nimba nawe utari kubyanga kumfasha none ubikora biri risky bro risky ariko yihe mwana ariko ngo uyikuremo ko ni ngiza bizagaruka sibyo niba namuke bingarutseho nzabyirengera mu gihenge byangarukaho bikore kose gute ubengeza bakurangiye James ngiza ko muganga ibindi genzi rwariza siko bimeze we mu kintu nyine Imana ibyo kumbwira ngo biri risky ngo nukeneye umuntu wafashe gutera ndabizi ko tigize ufasha gutera inda sibyo narabyikoreye ariko mbabarira muri icyo kintu Mana nuko kucyumva utamfasha Mana byaba byiza ushatse undi nicyo gisubizo mbona naguhereza byaba byiza ushatse undi kuko ngiye biragoye pe biragoye ko nakwemera kuvuga ngo ngiye kugufasha kino kintu cyo gukuramo inda icyo kintu kiri risky nubwo atari ngiye uzaba urimo kubikora ariko nufatanya cyaha icyo kintu kimenye neza nufatanya cyaha bagufashe bamufashe already ninde wabarangiye ni ngewe mutanzamo hagati yanyu so rero ndi kumva bafata undi ukora bizi ko ibintu byinshi ndakwemera ndagufasha business zose ndagufasha iyo ushaka ikintu ndagusupporting ariko this time boss biragoye ako James biragoye kuradega mwizera mani nzi kuri umuntu watanje nzi kuri umuntu nadero nimwe yakunanira nzi kuri umuntu ibintu byose ubikora neza bro kukikuri inshuro nenguye agaruka gutengo Kevin agaruka gutengo hari ukuntu natekereza neza kabona ko ikiragiye gukora kiri risky cyane kuri ushaka kwica kandi kazi kazaza byari risky bikumbwira ibiki bro nge nakubwiye ngo nkorera deal ibindi nzabyimenyera erega ndabizi ko biri risky sibyo nawe ukanigize mbekana ko biri risky ariko winengo ha bro nge nari mwizeye winengo ha man hari kandi kazi nigeze nanga kugukorera nuko ukikano ushaka gukanga nuko kari very risky uko byumva uri gushaka inyungu zawe Kevin uri gushaka inyungu zawe ntabwo uri kumva kuri ngewe uko byangendekera mu gihe byagaragaye man ugiye kunsaza nibyo nafite bya binyoroheye ariko wenda ugiye kurenzaho noneho n'ibyawe man sibyo n'ubu niwe muntu nizeraga niwe mudira wanjye navugaga ko nta kinisha dirose akayikora ariko ndebera ibintu uri kumbwira bro hari ikintu ureba ukabona nugikora bishobora kuza kugorana kandi akazi dufitanye mu minsi iri imbere gashobora kuba ari keza kuruta siko bimeze nakazi nakamwe dufitanye karuta kunkura diro nakubwiye nako bro washatse undi Kevin aho nshaka kumva ko umuntu ukorana ibintu byose shaka undi wagufasha kuko ngiye biragoye James biragoye cyane James ntabwo uri kunyumva basa amafaranga kwemera ndakuba kabiri ndakuba kare kunyine ridiro man bitashaka kunyumva bro ko twakoze nibirenze ibingibi ko kimwe wumva ko ari ibintu birangwa biri toto tuvuga ari ibintu byadanje kugitabikora ntabwo ibintu ari ibintu byo kuvuga ngo byaba byiza ushatse ugufasha kuri kino kintu nkuko ntabwo nigeze nkugura mu minsi yose yashize sorry guys yes boss James yes utuvugane hari utuntu arimo ndakora ahantu gatoya James please kanga umbwira muri gutuma ahantu utumurimo dutandukanye n'akazi dukora James muduki I'm sorry boss ariko suri zawe zizageza ryari James tuvugana mu bije muri ko Frank atakiri muri timu yacu ibyo biterwa n'iki n'imyitwarire ye tunagenda vanga ndakumva boss byaramunaniye aho yari atangiye gutenda umukozi wa boss ibyo ngibyo urabizi yagiye ukavuga tuvugana
ya oya no kunyihanganira no kunyanga ntabwo bizongera. James Basiri sibyo Yego Basiri mu kazi yego ntabwo bizongera. Yego Oh. Kumbe ufite akandi kazi? Ufite akandi kazi? Niyo mpamvu njyewe akanje mubwira ngo gukore ukabyanga. Ariko James, ko byagenda kose ugenda za kuruhuka iyi ndivuyemo. Allo? Olivier, uraho? Umeze neza? Meze neza, se ko wanyanze rero gushaka kumenya amakuru yanjye. Nanjye ndaho ndakomeye. Umeze gute se we na mama? Ariko ko hanze niko bimeze kandi atamereye nawe urabizi. Na n'ubu se? Ntabwo bizi bamwe bashaka na bwebwe aranyagirisha akajyana guhinga urabizi nta buzima bwo mu cyaro nawe uri mu kazi turanga ni ikibazo. Olivier ujya ukomeza kwihangana nanjye nyine ahantu ndi ntabwo norohewe mba mfite ibibazo byinshi ariko nyine jya wihangana sibyo? Kwihangana ntabwo byaranze byarankomeye kabisa ubwo ugiriye neza washakira akazi i Kigali. Akazi se karavaye? Akazi nangahe Kigali ko kuba bitoroshye ariko nindamuka nkabonye n'ubundi nta wundi muntu nahita ntekereza. Umaze igihe kirekire i Kigali ntabwo wabura abantu muziranye ukazabansabira akazi muri ishuri ibyo byaranze ngiye kurivamo. Oya Olivier ntuzave mu ishuri nzajya nemera basi nkorere dukenya mupfundapfunde ariko mwoherereze utavuye mu ishuri. None se rero urumva nuko wasize nyine narashaje ku myaka ya 19 neza njya kwahirira inka neza njya guhinga ndava guhinga nkaza ngateka namara guteka nkajya kuvoma na wa mukada turabizi. Gusa ubona umwanya wo kujya kwiga? Ubona umwanya wo kujya kwiga byibuze ntabwo ujya usiba rimwe na rimwe ngo ubure kutajya ku ishuri? Ahijya ambwira ngo nisibe na gatatu mu cyumweru usigaye nahirira inka zapfa. Ngaho basi hangane nyine komeza wihangane nanjye ntabwo norohewe niwe mba ndi gutekereza urabizi ko uri umuvandimwe na wundi muntu mba ntekereza usibye wowe sibyo? None se wangana ukorera ntabwo baguhera? Barampemba ariko nyine ni ibibazo ni mu nduru gusa. None se wowe ufite ikihe kibazo kuri kumwe ntabwo worohewe ngo ni mu nduru? Njyewe nta kibazo mfite. Kandi ubwiye ngo ntabwo worohewe ni mu nduru gusa? Ni mu nduru yego ariko nyine nta kibazo mba mfite nyine cyane cyane. Ntabwo kumufashanya washakira akazi nanjye nkava mu ngo buretwe kabisa. Basi hangane sibyo? Nimbona udufaranga ejo bundi bamembye nzakoherereza sibyo? Nta n'inkweto nambaye nagiye kwahira icyarire cy'inka nambaye ibirenge na penda nayo mfite ko inzu bwancikiyeho. Umva nkubwire ejo bundi nibanyohereza amafaranga nzakoherezaho udufaranga. Ngaho mva nkubwire basi komeza wihangane ni ukuri nibamemba amafaranga nzahita nkoherezaho dukenya nkoherereza komeza wihangane sibyo? Ukomeye
nanjye nakugisha. nyine ninzanye mba mfitemo amayinite igihe mba nta mayinite mfitemo. Ngaho bayi rero ndagukunda. Nanjye ndagukunda kandi mugire akazi keza. Sawa. Sawa. Aramarira anyicira mu maso nakosa aramarira anyicira mu maso nakosa sinjye wabikoze ariko ninjye ubabara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko ninjye ubabara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko genda ariko bigatera kukiba mubwira n'ubu tuvuga nabi cyane yewe ariko uri kwigira makira ngenda kubwiye ngo nta mishyikirano nimwe mfitanye nawe ibyo negera hano hacinze nta mishyikirano nimwe mfitanye nawe uriva ntugashake kureba umutwe wanjye ngo urebe kurumba nasaze barakoroye ukajya ngo ni ibintu byoroshye ndavuze ngo genda uvanga ntabwo ushaka ibibazo byawe mwana Ako rero nubwo ushaka kunyirukana ntabwo muri amemba pe. Ubuse ndajya hehe? Urajya hehe? Nimba ushaka kuguma ahangaha aho kuzi ko nunkutwitiye. Ibyo ndabyobewe. Nimba ushaka kuguma ahangaha uwo mwana mukuremo uturanga nta mwana ufitemo. Nibitari ibyo ngibyo. Jyana n'umwana wawe. Ese ndakuramo inda ibintu by'inda byo gukoramo ntabyo nzi nk'ubu nkwema inda nka. Yego ye. Kwema inda ugapfa. Upfa ese wabiki. Nujye nugasanga abandi bari uzakatugaruke. Ugapfa. No mbere upfuye se. Uri ndavuze ngo va hano ugende. Na bintu bya amafaranga yo guhemba. Uri basi ndanzayihisha. Yego kutahisha abantu bose mbabimenya ahangaha. Kutahisha mbere hose. Kutahishara Yesu bundajye. Uji wayi nawanye ufite. Uri ntago nshaka stress yo muri rugo. Mbaba ruvana ugende. Mana ubu ndavangange ibyumba n'amaguru. Nushaka ugere ngo gatatu. Basi memba. Uri amafaranga yo ku telefone. Amafaranga ndago ku telefone kumbura uvanga ugende. Uri sinshaka stress za Olive ngomba kangahe. Cyane ugende. Uri kuringa nyangarasa. Uri kuringa nyangarara. Tarewe. Utuvugisha ukuri ndajya hehe? Ndajya. Kuzi ko ntwite inda yawe urambwira ko ndi bugiye. Uri kubinyibutsa. Uri kunza kutwiza inda yanjye. Nakubwiye ngo uyikuremo nimushaka kuba hano. Nimudashaka kuba hano ufunye mugende. Ko ntabwo nshaka kuzanyirwa muri stress zawe za buri munsi. Uri narazirambiwe pe. Narazirambiwe by'uko kurambiwe. Akhe. Handorera. Ntabwo nshaka kumva stress zawe. Uri ibi ndabirambiwe. Nimudakene kuramo umwana. Ucika amaso ugende. Uri kumva neza. Akhe. Kevere kamubwire. Ibi bintu nkoreye. Umenye ko uyu mwana wawe ayari amaraso yawe. Kumva. Kandi ibintu nkoreye bizakugaruka n'ubu nanjye nakuze nta data mfite. None ngurabesha ko kuze nasuze ufite nimba utamufite se ibyo birandeba njyewe. Uri na santimu bunyifite. Ntabwo nyine kujya ndi muri stress zidashira. Ndavuze ngo cyane ariko ntabwo wumva. Ako se ndajya hehe? Ndajya. Na ufite aho kujya. Uri ufite aho kujya.
nakwereke mwereke iyo ujya mwereke iyo ujya gusanzi cyane we njye ntabwo nkunda imikino yawe urupangu rero wirebe ntuzane rusubitsemo garuka ahangaha ndamushenzi urudiruka wowe washaka kuzandira mu bwonko wowe nta n'isoni aramarira anyicira mu maso nakosa nakose aramarira anyicira mu maso nakosa